twongeye tubahaye ikaze bakunzi b'Umuragwa Family TV. Uyu ni wa mwanya rudura tukaganira tukaba tugarukanye ingingo abantu benshi bakunze kutubazaho abakunzi b'Umuragwa, tukaba tugiye kuyiganiraho tubifashijwemo n'umutumirwa wacu muri kubona musanzwe mumenyereye imbere ya kamera hano ku Muragwa. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero abakunzi bacu bifuje ko tuganira ku ngingo ihuriweho n'abantu benshi. Ni ikibazo bibazaga bagira bati ni ukubera iki usanga hari abantu bakora business ariko ugasanga abapartneri babo ntago bazizi. Urugero, niba ari umugabo ugasanga afite business nziza iraninga neza kandi ngari, ariko ugasanga umugore we ntago ayizi. Cyangwa se ugasanga ni umugore afite business iri kuraninga neza ariko ugasanga umugabo we ntago ayizi. Ariko bakavuga ko umubare munini usanga nyine uri ku bagabo. Umugabo nyine afite business ni nziza ariko ugasanga ntago ashaka ko abo mu muryango we bayimenya, ku buryo ko hari n'igihe gishobora kuba wenda par accident yaramuka wenda yitabye nk'Imana, ugasanga hari ibintu nyine bigendeye iyo ngiyo, ugasanga bitwawe n'abandi bantu cyangwa se ntibigize kirengera kubera ko yabihisha umuryango. Ibyo bintu byaba biterwa n'iki? Mbere yuko ngusubiza ndagira ngo nkubaze, umuntu yitaba Imana gute? Iyo umuntu yapfuye, ni urumva ni ikinyarwanda tuba twarakuze dusanga iyo umuntu yapfuye mu kinyarwanda bakunda gukoresha iyo mvugo, gusa sinzi iyo yavuye, ariko nyine ni muri ubwo buryo kwitaba Imana aba yapfuye. Ese iyo witabye ubupfuye Imana? Uje no si Imana yaguhamagara ugapfa kugira ngo ubone kuyitaba? Okay, wenda sinzi, ntabwo nzi nkomoko y'iryo jambo cyangwa se iyo nyito, ariko biramenyerewe cyangwa se wenda bizwi cyane ko iyo umuntu avuze mu kinyarwanda ngo umuntu yitabye Imana, nta kundi gutekereza abantu bahita bumva nyine ko umuntu yapfuye. Nese wowe ubwawe uba wumva iryo jambo ryakagombye gukoreshwa ngo umuntu yitabye Imana? Kubera ko ntamenya wenda impamvu yateye abantu kubyita gutyo, nirinda kuba judging, ntago nirinda nyine kubacira urubanza ngo bakoresheje ijambo ritari ryo cyangwa se ngo niryo. Gusa iyo umuntu yapfuye nyine mba numva aba yapfuye. Kwitaba Imana, hari n'igihe usanga umuntu wenda bavuga ngo yitabye Imana, hari n'igihe batanayemera, aho ugasanga nyine umuntu akari iryo jambo wenda sinzi icyo yaragamije. Nirinda kubyinjiramo cyane. Ku ruhande rwawe nakubaje, ku ruhande rwawe wumva ku ruhande rwanjye umuntu yapfuye aba yapfuye se tu. Rero ntuzongere kuvuga ngo umuntu yitabye Imana ngo nuko kubera ko yapfuye ngo yitabye Imana, ntaho bihuriye. Tutahindura ari Ibinyarwanda, tutahindura. Hari ibintu twumva mu Kinyarwanda ku mugabo ngo yaryamiye ukuboko. Urabizi ko niba bavuze ngo umugabo ngo yaryamiye ukuboko kw'abagabo ngo aba yapfuye. Icyo ni Ikirundi, ntabwo ari Ikinyarwanda. Hari ibintu twumva nk'ibyo ngibyo, ntabwo mba numva logique yabyo, ariko kubyinjiramo cyane kereka mpuye wenda n'umusaza umwe mu bakuru nkamubaza cyane ubusobanuro bw'ibyo bintu. Nta musaza bavuga ko umuntu wapfuye aba yitabye Imana, baba bakoresha ijambo gupfa. Kuko niyo ugiye gusoma muri Bibiliya, kubemera Bibiliya haba no mu Kinyarwanda, Bibiliya y'Ikinyarwanda, haba Bibiliya yo mu Gifaransa, mu Cyongereza n'izindi ndimi, ntaho wasanga bavuga ko umuntu wapfuye aba yitabye Imana. No mu Kinyarwanda bavuga ko umuntu aba yapfuye, ahubwo nyine nge icyo mba numva kitakoreshwa ni iryo jambo kwitaba Imana, kuko aba yapfuye. Ntabwo Imana iguhamagara ngo upfe. Ari ibyo ngibyo nyine kwa kuba wapfuye wakumva ko nyine uwaguhamagaye niwe wakwishe. None se kuki abantu Imana yabahamagara ntibazagaruke ahubwo bakabahamba? Reka ibyo ngibyo tureke kubiharurira umunsi. Reka ibyo ngibyo tubyihorere.
ubwo byatuma abantu bajya mu bintu byinshi, ariko hari nk'amagambo nyine akoreshwa utazi ahantu aba yaturutse, ariko ntabwo niba wumva koko ko iryo jambo ritakagombye gukoreshwa ntabwo wakavuze ngo none se ko abandi babikoresha. No, umuntu abereyeho kugira ute gukosora ibitagenda. Niba iryo jambo nta hantu ryanditswe muri Bibiliya ko umuntu wapfuye aba yitabye Imana, nta mpamvu numva impamvu abantu bagumye barikoresha. Erega ushobora gusanga uwarizanye niyo Bibiliya atayemera. Niyo mpamvu rero ushobora gusanga uwarizanye iyo Bibiliya atayemera, ushobora gusanga niyo Mana avuga yitabye atari Imana twebwe tuvuga bitewe n'imyizerere yari afite, ariko kubera ko tutazi ngo ryavumbuwe nande, ryashyizweho nande, yari agamije iki. Reka ibyo tubihari umunsi ubwo tugaruke kuri sije yacu. Tugarutse rero ku byo warubajije ku bantu baba bafite business ariko ntibabashe kuba bayimenyekanisha kubo babana, ubwo nukuvuga umugore n'umugabo. Ngiye ukuntu mbyumva n'ukuntu mbitekereza, nsanga kenshi ibyo bintu bikunze kuba ku bagabo. Niba hari n'abagore bibaho ni bake cyane. Ahubwo nanjye nkibaza ni ukubera iki uwo mugabo akora business ariko ugasanga akenshi byinshi wenda umugore ashobora kubaza wenda ngo akora ibi n'ibi, ariko abagabo bakunda kugira ibitekerezo byagutse, ugasanga ya business y'umugore azi hariho ibindi bigiye bishamikiraho ahubwo ari byo umugore atabwirwa. N'urugero ugasanga akorana amadiru n'abandi bagabo bagenzi be, hakaba n'igihe wenda afite nk'amafaranga akayabaha gutyo gutyo, noneho yajya kugira navuga ngo malchance akaba arapfuye. Iyo apfuye rero ni ukuvuga ngo bya bindi atabwiye umugore ntabwo umugore yabimenya, kandi noneho nuko abantu baba barabaye navuga ngo abahemu, ntabwo babirinduka ngo baze ndababwire wa mugore turabona twakoranaga n'umugabo wawe ibi n'ibi tumurimo amafaranga ya naya, cyangwa se komeza iyi business y'umugabo, ubwo bigasa nkaho bibabereye inyungu. Aha rero nagaruka ku mugabo ukora bene nk'ibyo ngibyo, ko ntabwo abahemukira umugore gusa, nawe aba yihemukira, kubera ko igihe yapfuye ya mafaranga ari hanze yakagombye kuza afasha umuryango we, noneho arapfuye ntabyo bazi, ugasanga no umuryango ugiye kuba mu buzima bubi, kandi bakagombye kuba uri mu buzima bwiza, nubwo wenda wagize umwaka wo kumubura ko aba yapfuye. Ngatekereza ko rero icyakagombye gukorwa nuko niba ufite umugore, mwakagombye ibintu byose mukora mubiziranyeho, kugira ngo isaha n'isaha hagize igihinduka buri umwe abe yagira ute, abe yasova ya business aho kugira ngo ipfafane cyangwa se bitwarwe n'abandi bantu, kandi byakagombye kuba biri muri famiye. Ni nk'iyo nama n'ubundi nagira n'umugore wakagombye kuba akore bene nk'ibyo ngibyo atamenyesha umugabo, ariko akenshi ngewe amakuru make mfite nuko ibyo bintu bikunze kuba ku bagabo. Ni gake gashoboka ko umugore yakora ibintu umugabo atazi. Noneho hakaba n'ikindi, ugasanga umugabo afite ubushake bwo kuba yakubwira ibyo akora, ahubwo umugore ugasanga yigize ntibindeba. Wicyo areba ni uko umugabo agenda agakora, bakagira amafaranga, bakagira ubuzima bwiza, ibindi ntubimubaze. Ahubwo noneho ugasanga ahubwo wa mugore niwe udatekereza kure, atekereza ibyo bya hafi, ntiyumve ko ibintu bishobora guhinduka. Aramutse atekereje kure rero, yakwiyenteza kuri ya business y'umugabo, ku buryo ibintu byose abazi uko bigenda. Erega ashobora no kudapfa, akaba yagira na accident. Hari abantu benshi bagira gutyo, ugasanga agiriye uburwayi mu kazi, akagira ubumuga buhoraho. Ibaze noneho ntabwo agishoboye gukora, nuko umugore ntabyo yinjiyemo, ugasanga niho abakozi wenda bakoranaga n'uwo mugabo batangiye kujya bagenda bamurya no business ikarangira neza.
ba bantu twitaga ngo ni abakire bakajya mu bukene bukabije kubera umuntu umwe wanegrije kuba yakwinjira muri iyo business. Ngiye nuko mbyumva, ariko icyakagombye kuba cyiza nuko abantu babana bakagombye kuba nta kintu na kimwe bahishanya mu ku bintu bijyanye na business. Urakoze. Wenda reka mbaze ikibazo gishingiye wenda kuri iyo ngingo ya mbere. Ibyo abo ngabo wenda baba badashaka kumenya amakuru y'ibyo uwo bashakanye akora, ndaza kukigarukaho nyuma. Ahubwo reka mbaze kuri icyo cya mbere, ku kijyanye no kuvuga ngo umugabo yahishe business umugore, cyangwa se umugore yahishe business umugabo, cyangwa se umugabo afite izindi business zishamikiye kuri yayindi umugore azi, ari ugasanga izo zindi zishamikiyeho, navuga ko wenda zininjiza menshi umugore ntazazi. Ibyo bintu kugira ngo bibe, umugabo ageraho ngaho wenda akora utwo tu business tundi dushamikiye kuri yayindi, cyangwa se niyo ngiye wenda nini ugasanga umugore ntayizi, ntabwo bishobora guturuka ku cyizere gicyo ufite uwo muntu mwashakanye. Aho ngaho byashoboka. Cyangwa se bigaturuka, urumva hari igihe umuntu aba ari kumwe n'umuntu ugasanga umuhaye igitekerezo. Hari abantu baba bari optimiste cyane, mukamuha igitekerezo akagishyigikira, ukamuha igitekerezo akabwira ati ibyo bintu byakunda. Aho ugasanga hari abandi bameze nkaho baropoza, kumuha igitekerezo ikintu kimuzamo mbere ahita akubwira ko ibyo bintu ni bigari, ibyo bintu ni binini, biragoye ko mwabishobora, ibyo bintu ni bigari. Hari n'igihe nakubwira ko ibyo bintu mutabishobora agahita ashyiraho akadomo, ntabwo bishoboka. None ugasanga umugabo cyangwa se umugore ahisemo guhisha uwo bashakanye icyo kintu, kubera ko abizi neza ko naramuka amugejeho igitekerezo cy'iyo business nshya ashaka gukora, igitekerezo kiri bumuvemo kiri buze kumuca intege, bituma atabyinjiramo. Ntabwo utekereza ko hari ababikora iyo mpamvu, wenda akabikora kubera uwo bashakanye caracteri ziwe. Ngewe icyo mbitekerezaho, ntekereza ko niba ubana n'umuntu, ibyo byose akagombye kuba umuzi, nubwo ntawe umenya umuntu 100%, ku buryo niba umuge uburyo wamenya uburyo umugezaho igitekerezo kandi ntikigirute, ntikibe cyaguca intege, ukamenya uburyo uri bukimubwiremo. Wenda ashobora kubyemera akagushyigikira, cyangwa se niba atagushyigikira ariko ntaguca intege. Ariko ahangaha icyo turiho ni kukibahishanya. Ese ni zihe ngaruka zibaho kubera ko batabashije kumenyekanisha bo ubwabo ibyo bakora? Niho haba hari ikibazo. Naho ubundi ntabwo kuba nakugezaho igitekerezo ntabwo bivuze ko uhita ukemera 100%. Uko wumva ibintu siko nge mbyumva, uko mbyumva siko wowe ubyumva. Ahubwo icyiza bimubwire, ariko kuko muba muziranye, ubuzi neza ibyo ashobora kugushyigikiramo, cyangwa niyo atagushyigikira ariko ntaguca intege. Hari umuntu ushaka kugenda kumubwira ati ariko urabizi, ndabona ibi ni kubikora byagenda neza. Aho ati genda ubikore, mugira amahirwe bizacamo. Icyo gihe ntabwo agushyigikiye ngo wenda agusapotinge mu buryo bufatika, ariko nta nubwo naguciye intege. Ati okay, wowe igenda ubikore, nugira amahirwe bizacamo. Icyo gihe rero ko uba umuzi, nawe ufite uburyo ubimubwiramo. Niba uzi neza ko ujya kumubwira ibintu ntabyemere kubikora, kere aho byaba ikibazo, kereka ariwe utezeho ubushobozi. Nuvuga ngo niba ngiye gukora ikintu ni uri bumpa amafaranga, ariko igihe hari amafaranga yawe ukorera ukashaka kujya mu bindi byo gukora ku ruhande, wabimubwira ukabimumenyesha, ukamubwira ati ngiye ndumva nshaka gukora ibi n'ibi. Ubwo nawe rero ntabwo ari ngombwa ko mubyumva kimwe, kuko munabyumvishe kimwe ntabwo byashoboka. Burya abantu babana ntabwo bakumva ibintu kimwe, ahubwo baruzuzanya, cyangwa se bakagira ibyo umwe agenda asa nkaho ari kurekura kugira ngo wa wundi bigende neza. Ngiye nuko mbyumva. Nta muntu se ibyo bintu uko nguko byumva turemeranye 100%. Ariko nanone ntitwemere ko abantu bose ari uko bameze. Hari umuntu ushobora kukuzanira igitekerezo bwa mbere
kuko abo bantu bari batajya babona ikintu mo positif nabo barahari. Ukamwereka ikintu, ukamwereka umushinga cyangwa se ukamwereka plan, agahita abona imbogamizi imbere yo kubona opportunity iri muri iyo planning yanyu cyangwa se muri icyo cyerekezo ufite, agahita abonamo imbogamizi akazikubwira mbere yo kubonamo opportunity. Barahari abo bantu. Noneho iyo urumva umuntu mwageze ahantu ho gushakana byanze bikunze ubumuzi, niba ibyo bintu byarabaye rimwe ukamugezaho igitekerezo cya mbere akakwereka imbogamizi, buriya hari igihe umuntu erega cyane cyane umuntu navuga wenda mwarashakanye, hari n'igihe uba utamwitezeho ubwo bushobozi wenda bw'ibifatika kugira ngo utangire ya business, just ushaka kumva ko ibintu muri kubyumva kimwe, ushaka kumva ko n'igihe bizanga nyine uzaza mu rugo ukabona ukagwa mu maboko meza, ukabona ahantu heza ho kuturiza, ukabona umuntu ukubwira ngo pole. Bitandukanye n'igihe wa muntu azakubwira ngo narakubwiye, nakubwiye ko biriya bintu bigoye, nakubwiye ko biriya bintu utapfa kubishobora. Abantu baratandukanye. Rero niba umugabo abonye nk'uwo muntu amugejeje igitekerezo cya mbere, amweretse imbogamizi mbere yo kubona opportunity irimo, amugejeje igitekerezo cya kabiri, amweretse imbogamizi mbere yo kubona opportunity zirimo, uwo muntu hari igihe ahitamo kuvuga uti noneho uyu muntu kubera ko nzi neza ko ibi bintu bigoye ko ari bubonemo n'ubundi abibone nk'uko ndi kubibona, reka njye mbijyemo, nibyanga bizange, nibikunda bizakunde, cyane ko wenda ntazabura ubundi bushobozi bwanze bwo gutunga urugo, ariko we as long as ari kubona ubushobozi bwo gutunga urugo. Ibya business hari igihe bitamureba cyane ko nta n'ibitekerezo bye nkunda kumukuraho, ugasanga umuntu amufashe gutyo. Njye mba numva ari iyo mpamvu, ariho handi navuze ngo bishobora kuba bituruka ku cyizere ufitiye umuntu. Urumva umuntu iyo umwizeyeho igitekerezo kiri positive, simpamya ko hari umugabo wakwanga kubwira umugore we business nk'izo ngizo zishamikiyeho cyangwa se niyo business abaye ifite ari imwe, abizi neza ko umugore buri gihe ahora amusapotinga, bwa mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'ibitekerezo. Cyane cyane abagabo bakeneye ibitekerezo mwumva ko bari kumwe. None abagore bo sinzi, abagore bo abagabo hari ukuntu wenda bitaborohera kuba wenda umugore yamuhisha ikintu, akaba ari mpamvu usanga abagore bigoye ko n'ibyo bintu nyine yabihisha. Iyo business y'umugore ayifite usibye n'umugabo n'inshuti ze ziba ziyizi ko iyo business ayifite, biragoye ko inshuti zaba ziyizi ngo umugabo aba atayizi, ariko nabo barahari nubwo wabivuze ko umubare munini uri ku bagabo. Njye numva aho hantu cyambere kibitera ni character y'umugore. Iyo umugabo kugejeje igitekerezo ucyakira ute, umusubiza ute, cyangwa se ubibonamo opportunity ku kigero kingana gute, cyangwa se ubonamo imbogamizi ku kigero kingana gute, ukamenya n'uburyo bimubwira. Icya kabiri ni icyizere. Niba atakwizera ntandi usanga n'imitungo ayifite, hirya yo kubiguhisha gusanga n'imitungo nta nubwo ibanditseho, ugasanga yanditseho mushiki we, yanditseho mama we, yanditseho murumuna we, just kubera ko atakwizera. Njye nuko nguko mbyumva. Ibyo rero ndabyumva, ariko ibyo byuvuze bitandukanye n'ikibazo wari wabajije, kuko kukubwira business ukora no kugusapotinga mu buryo buri financier ntago ari kimwe, ni ibintu bibiri bihabanye. Twebwe twavugaga ni ukubera iki hari abagabo cyangwa se abagore baba bafite business ariko bo ubwabo bakazihishanya. Ntabwo ari kesho yo kuvuga ngo nuko ngo nabimubwiye ngo akanga kunsapotinga, oya. Ahubwo niba uri gukora business, icyo twe turi gushingiraho ni ikihe? Bimubwire ko ukora ABCD, urumva, kugira ngo cyagihe habayeho ko umwe muri mwe yapfuye, niho hajya hakunda kuba ikibazo. Kuko igihe atarapfa n'ubundi ubu kibona, niba ari amafaranga ubu kiyabona, kuko ntiyayakwima, ntabwo arananirwa kugutunga. Abo cyagihe wapfuye niho hazamo ikibazo. Ugasanga yaba umugore yaba umugabo hari imitungo bafite hanze, hari business bafite hanze, ariko umwe muri bo atayizi. Naho kesho yo kuvuga ngo gusapotinga ni yindi sije itandukanye niyo ngiyo. None se birashoboka ko birashoboka ko umuntu ushobora kumubwira ngo ukaza ukamubwira uti ngiye gukora business, wenda tuvuge
narindi muri business wenda ya taxi voiture, none mbonye opportunity wenda muri business yo gucuruza imyaka. Birashoboka ko ibyo bintu ushobora kuzuka bibwira umuntu mwashakanye utamukeneye nk'inyunganizi cyangwa ibitekerezo bijyana nuko uri bukomeze muri uwo mushinga, ukabimumera nyine bimubwire ibyo uri gukora kugira ngo muri cya gihe twavugaga ashobora kuba ibyago azaba azi ngo wenda afite depo ikabuga, yari afite depo irwamagana, yari afite depo wenda inyamasheke. Ni ibyo ngibyo ubundi twe turi kugenderaho kugira ngo utazumva ngo nyuma yarapfuye ujye kumva ukajya wumva hirya no hino bati atuzi uriya mugabo atuzi ibintu yari afite aha n'aha, ati reba ati umuryango warakinnye kandi afite ibifaranga hanze no, ati hari abari bamubereyemo amafaranga. Ni gute ushobora gufata amafaranga ukayaguriza umuntu uwo mubana ntabyazi? Ibyo bintu ariko birakomeye nyine, niyo mpamvu aba ari ikibazo. Ahubwo inama twagira abantu ntibazajye bahishanya, bajye babwizanya ukuri. Ari umugore amenye ibyo umugabo akora, ari umugabo amenye ibyo umugore akora, ubuzima bukomeze. Wa mugore we ntiwumve ko kuba umugabo agenda agakora akaza agatunga urugo bihagije. Menya ibyo akora, menya akazi akora, menya imbaraga atakaza aho ngaho. Niho hahandi usanga kuko uba utazi ibyo wenda ibyo yiriwemo, ushobora no kuvuga ati niba atashye nka nijoro ati se kuki watashye bwije, ubwo nyine agatangira agatekereza ibindi, kandi ubwo wenda umugabo ayo masaha yose yibereye muri business. Urumva hahandi h'icyizere haragarutse. Ibi bintu birakomeye kuko urumva hanazamo na cya kintu cyo kuvuga ngo kuko hari igihe umuntu aba yarigeze no kubikora ugasanga wenda hari igihe kigeze nyine ntakibikora. Ahangaha inama twagira abantu nuko batajya bahishanya, ahubwo buri wese akamenya ibyo mugenzi we akora kugira ngo hirindwe cya kintu twatangira cyo kuvuga ngo haramutse habaye ibyago umwe muri bo akaba yagenda yatabaruka, ntihazabeho kumva ko abantu bo hirya no hino bagenda bavuga ati dore uriya yari afite ibintu dore yarakennye kandi umugabo we yari afite amafaranga hirya no hino. Numva icyo kintu bagiye bakirinda bakajya babwizanya ukuri ibyo bakora, numva icyo kintu kitagaruka kandi cyabafasha. Ariko cyane cyane ngewe inama nagira inama abagore, nibareke kujya birirwa bicaye mu rugo ngo bategereze ngo umugabo yagiye ku kazi. Oya, ntago ari byo. Ahubwo yego simvuze ngo nibareke kuba mu rugo, ariko niba bari no mu rugo nibamenye ibyo abagabo babo bakora kugira ngo hirindwe ibyo bintu byose twavuze haruguru. Nge numva ari uko nguko nabivuga. Hagize n'abandi batwunganira babishyira muri comment, ubundi ibintu bikagenda neza. Urakoze cyane ku buryo tuganirije kuri iyi ngingo. Ikindi nanjye nasorezaho nyine abo ngabo icyo kibazo kireba, cyangwa se ufite umupartner ukora business, gerageza uburyo wazamura communication mugirana kugira ngo ubashe kumenya utwo tuntu tundi ashobora kuba akora ku ruhande waba utatuzi. Si ngombwa ngo ubimenye kubera ko wenda agerageje kumuneka. Byose nzi ko bituruka mu biganiro. Nimuganira neza azagera gufungukira n'ibyo ngibyo utaruza azabikubwira. Ikindi rwose turabashimiye bakunze Umuragwa Family TV, mukomeze mudushyigikire. Ibiganiro byacu mukomeze mubikurikire, mwibuke gukanda subscribe, mukore share, mukore like, rwose muduhe na comment. Icyo wifuza ko twazongera kuvugaho nta kibazo, gishyire muri comment tuzakivugaho ubutaha. Murakoze cyane. Ibiganiro hano nakagaruka. Ciao ciao.